Urabyumvise cyangwa se urabyumvise ujya gusoma amafaranga y'u Rwanda ukongeraho ijambo francs. Kubera iki francs ku mutungo w'u Rwanda? Francs ijambo umuntu yumvamo friends Ubufaransa. Ni ukubera iki u Rwanda rudahindurira izina cyangwa se ngo rube rwafata izindi ngamba? Turarebera hamwe niba ibi ngibi bishoboka, kandi tunarebere hamwe n'ingaruka bishobora guteza mu gihe u Rwanda rwaba ruhisemo guhindurira izina kimwe n'ibindi bihugu bya Afurika bigikoresha iri zina. Urakaza neza. Francs ryakomotse ku izina ry'ikilatini francus, ryasobanuraga umuntu w'ubuntu. Mu kinyejana cya 14 umwami w'Ubwongereza yari yarafashe bugwate umwami w'Ubufaransa witwaga Jean wa kabiri. Mu kumurekura byamusabye kugira icyo atanga. Mu menyo y'Abongereza akagera hanze, yahise ategeka ikorwa ry'amafaranga yiswe franc achevu. Franc bivuze ubuntu, bityo nayo mafaranga yarahagarariye ubwigenge bwuzuye. Ibyo byarabaye imyaka irahita n'indi irataha, nuko Abadage baza gukoloniza u Rwanda. Gusa nyuma yo gutsindwa intambara ya kabiri y'abari bahaze, Ubudage bwirukanwe mu Rwanda, ahubwo Ababiligi bafatiye uburyo. Wibuka ko Ababiligi bavugaga ururimi rw'Igifaransa. Gutegeka kwabo u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byakolonizwaga n'Ububirigi byakoreshejwemo amafaranga yitwaga Belgian Congo franc. Nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda mu 1962, u Rwanda rwatangiye gukoresha amafaranga yarwo, ariko rugumishaho franc, aba Rwandan francs. Wowe nanjye turibaza duti, kuki tudaciye umugozi wa gikoroni ku mafaranga yacu akarekera kwitwa Rwandan francs akaba yafatira irindi zina ryihariye? Dore uvuge ibintu. Mu mwaka w'1992 muri Argentine, iki gihugu cyafashe gahunda yo guhindura izina ry'amafaranga yakoreshwaga, akava ku kuba Australia akaba peso Argentine. Ibi yarabikoze ku izina, maze irangije irenzaho kuyaha agaciro kangana neza n'idolari ry'Abanyamerika. Aho ifaranga rimwe ryo muri Argentine ryari rihagaze idolari rimwe. Kandi ibi mu by'ukuri mu buryo bw'economique ntibikunda, bitera ikibazo gikomeye cyane. Ariko kugira ngo ubyumve, reka nkwereke. Fata ingo ebyiri, hanyuma urugo rumwe rusarura imifuka 5 y'ibigori, hanyuma urundi rusarura umufuka umwe. Hanyuma urwo rugo rwasaruye umufuka umwe ruhite ruvuga ruti, ubwo dufite umufuka umwe bariya bakaba bafite imifuka 5, reka tubikore dutya. Ikiro kimwe cyacu kiraba kingana n'ibiro 5 bya bariya. Ngaho tekereza iyo scenario, ibyo bintu bimeze bite? Neza ibi nibyo byabaye ku banya Argentina. Byihuse byahise bigabanya ishoramari ryazaga rivuye hanze ryinjira mu gihugu cya Argentina, birikimira imirabura, ubukene buratera. Gusa ibi si byo byakubaho gusa mu gihe nawe nk'igihugu waba ushaka guhindura, yewe niyo waba udashaka guhindura agaciro k'ifaranga ariko ugahindura izina ryayo gusa. Ugihindura izina ry'amafaranga bigusaba ko ibikorwa byose bya leta, ibyigenga ndetse n'ibindi byose bihinduka. Ibi birimo nk'uburezi, aho uhindura imfashanyigisho, ATM bya byuma bitanga amafaranga, kwigisha bihoraho abaturage ndetse no gusobanura isi uburyo ibyo bintu wabikoze. Ibi bikaba bishobora kugutwara amamiliyari y'amadolari, uko ubusabwa no kuba uraprintinga ayo mafaranga. Rero icy'ingenzi ni ukubungabunga agaciro k'amafaranga bikozwe na banki nk'uko Beneri ibikora. Icy'ingenzi ari izina ryayo. Ngaho wowe wumva ibyo nkubwiye bifite umumaro, reka duhure muri comment kandi utsigire ka subscribe mu gihe utari wakayikoze, like ndetse n'ibindi bishobora gutuma mbona ko warebye ino video. Ndabakunda cyane.